Yaje yiruka cyane anyura ku mugabo n'umugore we bitegerezaga umugezi utemba kandi mugari wari wegereye umuhanda, bahagaze ku twuma twazitiraga abantu kugira ngo batawugwamo bagira ngo n'ahandi ari kugana. Bahindukiyeho gato babona nawe ahagaze hirya yabo ariko asa n'ufite ibibazo byinshi. Babaye nk'abamukuraho amaso bakomeza kwirebera uko inyoni zogaga muri uwo mugezi. Mu buryo butunguranye babona wa mukobwa ubanyuzaho yiruka, amazi amucubije hasi arongera aramuzamura. Ubwoba bwarabishe baratitira, umugabo ashaka kurira kuri utwo twuma ngo ajye kumurohora. Umugore wasakuza cyane ati oya, ntabwo nakwemerera ko yahora muri uyu mugezi, mwembi ntimwapfa, aho gupfa babiri hapfa umwe. Ikindi ntabwo uzi koga Isaac we, babarira rwose duhamagara abantu baze badutabare. Isaac yanze kumwumva abwira umugore we Vumiliya ati apfuye tumureba Imana yazambaza ubuzima bwe, nubwo ntazi koga reka ngerageze. Yahise yurira kuri utwo twuma tw'uruzitiro asimbuka mu mugezi agwa imbere ya wa mukobwa wakomezaga kumanuka azamuka mu mazi, ariko umugezi wari muremure. Akigeramo amazi yamanukaga yamurushije imbaraga, mubanza hasi arongera aramuzamura. Ku bw'amahirwe abona uko ahagarara agatangira uwo mukobwa wari wiyahuyemo ahagaze hasi, amazi amugera munsi y'akananwa. Uwo mwanya hahise hazamo umuvumba, bose arabarengera ntibongera kugaragara. Uwo mukobwa akimara kubanyuraho yiruka, yahagazeho gato ahita asimbuka agwa mu mazi aracubira. Isaac na Vumiliya babibona nyuma, amazi yamumaniyeho gato amugejeje aho bari kwitegereza. Vumiliya yari yasigaye mu muhanda, abonye ibiri kuba k'umugabo we no kuri uwo mukobwa asakuza cyane bidasanzwe. Abantu bose banyuraga mu muhanda bari mu modoka, ku mamoto no ku magare ndetse n'abari bahaturiye, dore ko umugezi wari hepfo y'umuhanda, haruguru hari inyubako z'abaturage. Baza biruka abashoboye koga binagamo bakora uko bashoboye kose, ku bw'amahirwe babakuramo. Bari banyweye amazi menshi cyane bidasanzwe, inda zabo zenda kumeneka. Ikibabaje ni uko wa mugabo Isaac wari ugiye gutabara uwo mukobwa atazi, yahise ashiramo umwuka bakimugeza hejuru. Agisimbuka mu mazi yakoze uko ashoboye ngo atabare uwo mukobwa, mu gihe amazi yamurushaga imbaraga akamumanura hasi amugarura hejuru, akubita umutwe kwibuye arasandara. Bamuzamuye amaraso asa n'ayamushizemo kuko amazi nubwo yatembaga ariko yari yamaze kuba umutuku kubera amaraso ye. Abantu benshi mu bari bahuriye bararize baraburoga nubwo batari bazi abo bantu ko ari batatu, yaba Isaac wari umaze gupfa, umugore we Vumiliya n'uwo mukobwa bari bakomeje gukandakanda ngo barebe ko bamurutse amazi yose yari amaze kunywa. Uwo mwanya bahise bahamagara inzego z'umutekano n'imbangukiragutabara. Mu gihe bari bagitegereje, Vumiliya yatangiye gusakuza cyane avuga ati Isaac, nakubwiye ngo urapfura ngo ujya mu mazi, none koko urapfuye, wowe ugiye gutabara ararokoka. Yabaye nk'utaye ubwonko, mbese aba nk'umusazi, ashaka kujya kwica wa mukobwa bari gukandakanda bamurutse amazi yose yari yanyweye, ariko baramukumira bagerageza kumufata nubwo yakomezaga kwishika ngo ajye kwihorera kuri uwo mukobwa nawe utaratangaga icyizere cyo kubaho. Muri icyo gitondo uwo mugore Vumiliya n'umugabo we Isaac bavuye mu gace k'iwabo mu mirenge nk'itanu kugira ngo ugere kuri ayo mazi. Baje kureba uwo mugezi abantu bahoraga batangarira ngo ni mugari, ngo amazi yawo basa neza, bamwe bakabya ngo aravura, abandi bavuga ko uwawugwamo yahita apfa. Bari bamaze ibyumweru 3 gusa babanye, bikaba bimwe mu byatumye Vumiliya asara burundu, kugira ngo bamufashe bakaba bamuziritse mu gihe bari bagitegereje imodoka y'imbangukiragutabara. Imodoka yaraje babanza kumushyiramo, bashyiramo n'umurambo wa Isaac umugabo we, babajyana ku bitaro. Mu modoka Vumiliya yagendaga asakuza ati mwaretse n'uwo mukobwa nkamwica akajyana na Isaac umugabo wanjye. Ibyumweru 3 gusa kuko tumaze dushakanye arapfuye. Abantu bose ntibari bazi izina ry'uwo mukobwa, ntibari bazi aho yaturutse cyangwa ngo bamenye impamvu yaje kwiyahura muri uwo mugezi. Ikindi ntibari bazi Vumiliya cyangwa Isaac, n'ubwa mbere bari bababonye. Umurambo wa Isaac bawujyanye ku bitaro, ariko n'ubundi byari nk'umuhango, nta kindi byari gutanga uretse ko byari bigiye koroshya uburyo bwo gutanga amatangazo ngo abasigaye bo mu muryango we baze gutwara umurambo banarwaze Vumiliya wagaragazaga ibimenyetso by'umuntu ugize ihungabana rikomeye. Uwo mukobwa bamaze kumurutsa amazi yose yari yanyweye, bagiye kumugeza ku bitaro nawe, nubwo bwose bari bagiye kumutwara mu yindi modoka itari ambilansi, bakoze mu myenda ngo bumve ko nta mafaranga yaba arimo. Bakozemo bumva harimo ibisa n'inote, ariko basanga bari bibeshye. Yari afite urupapuro rw'ubutumire rwanditseho ngo umuryango wa Rwesamihigo na Migambi bishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo ari bo Mucyo na Kerere. Ibyari bikurikiyeho byari amatariki y'ubukwe, aho imihango yo gusaba no gukwa izabera, n'ibindi bijyanye no gusezerana imbere y'amategeko no mu idini. Bakuyemo n'ibyangombwa bye, dore ko kubw'amahirwe bitari byatakaye mu mazi, basanga yitwa Jose. Bamujyanye mu bitaro byari byajyanywemo Vumiliya, ariko bagenda bibaza bati uru rupapuro rw'ubutumire rwaba ruhuriye no kwiyahura k'uyu mukobwa. Ese ubundi yiyahuye cyangwa bamujugunyemo? Yaguye mu mugezi ate? Bari bamaze kumenya aho aturuka. Kugera aho hantu uvuye iwabo hari harimo nk'amasaha 2 n'amaguru, ariko abantu baho ntibari bamuzi, yewe n'abari banditse ku butumire ntibari babazi.
Mu bitaro Vumilia ntiyatinze gutuza, yagaruye ubwenge ku murongo, yakira ko umugabo bari bakiri mu kwa buki yapfuye nyuma y'ibyumweru 3 gusa batangiye kubana nk'umugabo n'umugore. Mbere yo gutaha ngo ave mu bitaro ajye gushyingura umugabo we, yabwiye Jose ati Jose, nzagaruka kugusura tuganire, umbwire niba warakundanaga n'umugabo wanjye, wenda kumubonana nanjye utari uzi ko yashatse bikaba aribyo byatumye uhita wiyahura. Jose yarabihakanye aramubwira ati ibyo si byo, uzaze tuganire ngo uko ariko byambayeho. Vumilia agiye gushyingura umugabo we, abantu bose bibaho bati uwo mukobwa ngo ni Jose n'ubwo hekuye, ni umuteramwako rwose, iyo amureka agapfa n'ubundi yari yiyahuye. Vumilia nawe akabasubiza ati ntako ntagize ngo mubuze, ariko nyine arava ntarara mu mubiri. Ubwo nuko bigenda ntacyo twabihinduraho. Nubwo abantu baho yari yarashakiye bose bumvaga banze Jose ku rwego rwo kuba bamwica bamubonye, Vumilia yakomeje kugira amatsiko yo kumenya icyabaye kuri we cyatumye ashaka kwiyahura mu mugezi. Nka nyuma y'icyumweru yasubiye muri bya bitaro asanga Jose akirwaye kandi bisa nk'aho arembye. Mu mizo ya mbere akivanwa mu mazi akajyanwa mu bitaro yashoboraga kuvuga, ariko uko umunsi washiraga undi ukaza yarushagaho kuremba, wabonaga ntacyo bitanga. Amaguru ye yari yarabyimbye, aribwa umutwe cyane kandi arimo amaserume. Vumilia yabonye bimeze bityo abwira wari umurwaje nawe utari wakamumenye neza, dore ko yari yaje gushungera ubwo Jose na Isaac bavanwaga mu mazi agatwarwa muri ambulansi ngo ajye kuba amubaye iruhande, azi ko arahamara umwanya muto, ko yaba yihanganyeho gato akamurwaza indi minsi 2 mbere y'uko aza kumusimbura. Mu kwiyahura mu mazi kwa Jose, telefoni yasigayemo hamwe n'utundi tuntu duke yari afite mu mufuka, uretse ubutumire bw'ubukwe bw'umusore witwa Mucyo n'umukobwa witwa Kerere ndetse n'indangamuntu gusa. Uwari umurwaje nta muntu yari azi yahamagara wo mu gace ko kwa Jose ngo wenda azamusimbure. Uretse n'ibyo yarahangayikishijwe no kumenya aho amafaranga yo kwishyura ibitaro azava, gusa yari yizeye ko ibitaro bitazamwishyuza kuko byari bizi uko byagenze ngo agezweyo. Nk'uko Vumilia yari yabimusezeranyije, yaje kumusimbura undi aritahira, gusa nawe atahana amatsiko yo kumenya impamvu Jose yagerageje kwiyahura. Vumilia yarebye ku rupapuro rw'ubutumire rwari hafi aho, abona amatariki ariho yarageze. Yarivugishije ati simbona se aka gapapuro kamurambitse iruhande, abari bamutumiye bamaze iminsi 2 bakoze ubukwe. Yo disi ntabwo wabutashye. Jose wari urwaye arimo amaserume yegutseho gato, mu ijwi riri hasi ati yewe mbabarira ujugunye urwo rupapuro sinshaka kuzongera kurubona. Vumilia yakomeje kugira amatsiko bituma rubika mu mufuka w'ikanzu yari yambaye aho kurujugunya nk'uko Jose yari abimubwiye. Nka nyuma y'iminsi 4 Jose yarashoboye kuvuga nubwo atari yagakize neza. Amaguru ye ntiyari yagakize, umutwe nawe wari ukimurya bidasanzwe, afite n'udukomere twinshi ku mubiri. Gusa yatangiye kuganiriza Vumilia, abanza kumusaba imbabazi agira ati Vumilia, umbabarire nubwo bwose nzi ko iri jambo rishobora kukurya mu matwi, gusa nta yandi mahitamo mfite uretse kugusaba imbabazi. Ibyabaye byose ndabizi, ni ukuri ndabizi. Yagize ikiniga akomeza agira ati uriya munsi nari nasaze, nari nataye ubwenge bwanjye bwari bwayobye, sinzi uko nabigusobanurira. Ibyambayeho nibwo nanjye ntangiye kubisobanukirwa. Umbabarire kubwo kuba narishe umugabo wawe mwari mumaranye ibyumweru 3 gusa, ni ukuri umbabarire. Agahinda kanjye katumye wihomberamo, ndetse ubu ufite agahinda gakomeye kundusha kandi akawe ntikazashira, nubwo akanjye nako nzi ko katazapfa kurangira. Yaraturitse ararira, Vumilia nawe nta jambo avuze ararira, bombi barira mu ijwi riranguriye kugeza umuganga aje kureba ikibaye. Vumilia akibona muganga yaramubwiye ati turi kuganira nta kibazo gihari. Muganga yasubiye inyuma arabareka ngo babe baganira barire baruhure imitima. Yari azi ikibazo cyabo bombi, uretse ko ibya Jose byo atarabizi neza. Icyo yari azi ni uko yiyahuye mu mazi gusa, umugabo wa Vumilia yajya kumukuramo agakubita umutwe kwibuye, bamukuramo agahita apfa. Muri uwo mwanya Jose yariraga, yaratekereje ati uyu mugore yaje kundwaza kubera iki? Aho ntiyaba ashaka kwihorera? Yahise amubaza ati Vumilia, kuki uri hano? Ntabwo waje kwihorera cyangwa ushaka kunyica kuko natumye umugabo wawe apfa? Barabimbwiye, uwari undwaje yarabimbwiye, yambwiye ko washatse kwihorera bakinkora mu mugezi. Mbabarira umbwire impamvu wangiriye mu ukaza kundwaza kandi ari nkaho nishe umugabo wawe. Vumilia yikije umutima aramubwira ati Jose, umugabo wanjye naramukundaga cyane bidasanzwe, cyane ko aribwo twari tukimara kubana. Sinari nakamenya amakosa ye nk'uko abantu bamaze igihe kinini babana baba baziranye ku byiza n'ibibi. Yapfuye nkimufata nka marayika. Nari ngikumbiye kubana nawe kandi bizangora kumwibagirwa, nako ntibizabaho ko mwibagirwa. Niyo mpamvu agipfa numvise sindangiriyeho, ngahangayikishwa nuko nzaba hadahari. Numvaga ari wowe wari ukwiriye gupfa, umugabo wanjye Isaac akabaho, kuko wari wiyahuye ushaka gupfa, wapfa aje kugutabara. Gusa nyuma nabitekerejeho ndavuga nti kuki ariko byagenze? Kuki koko ari wapfuye ntihapfe wowe washakaga gupfa? Jose nawe ati ibyo bintera agahinda, nkavuga nti kuki ntapfuye ari njye hagapfa umuziranenge?
Vumirira yakomeje kumubwira ati birumvikana ko nta kundi byari kugenda, nubwo ntazi impamvu ariko irahari. Ntiwagombaga gupfa uko byari kugenda kose, kandi na Isaac ubwo yagombaga gupfa nyine. Jose yaramubajije ati none se kuki waje hano, ugamije iki? Ese uzambabarira? Vumirira ati humura Jose, ndi hano kuko nakiriye ko byagombaga kubaho. Iyo ntabyakira sinari kuhaza. Nanabihisha abaho nari narashakiye, ubu bazi ko nagiye kuruhukira mu mutwe kwa bene wacu. Icyanzanye hano nta kindi rero, nshaka gusobanukirwa icyatumye wiyahura. Nawe nta gahinda kagukoresheje. Umugabo wanjye akimara gupfa numvise nanjye ngiye kwiyahura. Iyo batamfata ndari kubikora nkamukurikira. Ibyo bituma nibaza nti niki cyatumye ufata umwanzuro nk'uriya? Jose wari uri kuribwa umutwe yari yihanganye namubwira ati ubanza impamvu nkomeza kuremba ari uko nta muntu nigeze mbwira agahinda kanjye nuko niyumva. Woweho naho nahera mbiguhisha, ariko ntundenganye niwumva ibyambayeho utagutera kwiyahura. Gusa njye nibyo byanjemo mbere. Uriya munsi niyahura nari maze imyaka 4 nkundana n'umusore. Kuri uriya munsi twari turi kwitegura gukora anniversaire y'imyaka 4 twari tumaze mu rukundo. Numvaga ko habura igihe gito tukabana kuko yahoraga mbaza ubukwe bwacu buzabera he, nkamubwira, akambaza ubutumire tuzabukore dute, nanjye ntituzabukore bisanzwe ariko dushyiraho amafoto yacu. Ibintu byose bigendanye n'ubwo twabiganiriyeho, byaba ibyo gusaba no gukwa, ibyo yarongeye ararira. Vumirira yaratuza aramureka. Nyuma yo kurira nk'iminota 3 yakomeje agira ati ngiye kubona mbona ubutumire busa nk'ubwo namubwiraga, niba utabujugunye zana nkwereke. Vumirira yabukuye mu mufuka arabumuha. Jose abureba akanya gato, mu maso huzura agahinda, akomeza kumubwira ati namubwiraga ko ubutumire buzaba buriho amafoto yacu. Naramubwiye umurongo muri Bibiliya nahisemo ko tuzashyira ku butumire nuko amagambo azaba yanditse. Uko nabivuze niko yabikoze. Yararize noneho Vumirira agira ubwoba, aramubwira ati mbabarira ugabanye ijwi, uri kurira cyane kurusha mbere. Jose ati ndeka ndire Vumirira, ndeka ndire kuko nabuze uwo ndirira ngo anyumve. Uriya munsi ngerageza kwiyahura niho nari nahaweho ubutumire uriho undi mukobwa utari njye. Ntabwo nabitekerejeho cyane, nahise ntega moto wenzana kuri uriya mugezi. Mbonye umumotari arambuza kwiyahura, musiga kure mubwira kandi nagenda n'amaguru tutarawugeraho, nzaniruka nkora ibyo wabonye byose. Vumirira yarababaye abaza Jose ati none se muri iyo minsi mwari mubanye mute? Jose ati no muri iryo joro yari yampamagaye ariko mbaza ati nidusezerano uzambara agatimba gasa gate. Yarakinyereka kankunze kandi narabyizeraga kuva kera. Yakomeje kumubwira ati ubundi byose byatangiye kera, uriya musore twakundanye nkiri muto. Vumirira yaterega kuvuga biraruhura, wowe humura mbwira nguteza amatwi, nanjye numara gukira nzakubwira ibyanjye. Uyu musore witwa Mucyo wari wakoze ubukwe n'undi mukobwa witwa Kireri yatangiye gukundana na Jose ari umukene cyane. Nta mafaranga yari afite uretse ko yagaragaraga nk'umusore witonda, uvuga make ariko akamenya gutera urwenya, ari umusore ufite igihagararo cyiza bigaragarira buri wese kandi afite ijwi ryiza Jose yakundaga. Nta na rimwe yasibaga mu rusengero mu gihe yakundanaga na Jose kandi yamushishikarizaga gusenga. Ibi byose nibyo Jose yasobanuriraga Vumirira. Yaramubwiye ati ntabwo nturanye bya hafi na Mucyo, ariko waba uzi kure cyane w'iwacu. Twamenyanye maze kumenya kudoda, ubusanzwe ndi umutayeri, akazi nkora nako kudoda imyenda. Amafaranga yose nakoreye nkimenyana na Mucyo nta n'atanu nariyemo. Iyo nageraga duke natuguragamo agatungo, agatama cyangwa agahene, nkagashyira mu rugo iwacu bakakorora. Iyo nabonaga kamaze gukura narakagurishaga, amafaranga nkayaha Mucyo ngo twongeranye turebe ko twakubaka inzu nziza dufatanyije. Nabaga ndi mu bimina bitandukanye, ayo ngabanye ngakuramo make yo kugura utwenda, asigaye yose nkayamuha. Nawe yanyerekaga ko amafaranga yanjye ari ay'umumaro. Mu mwaka wa 2 dukundana yaguze ikibanza cyiza hafi y'umuhanda, kandi nka 2/3 by'amafaranga yakiguzemo yari ayo namuhaga. Nawe ntiyanenguhaga, yampaga umwanya uhagije tukabonana kenshi, akangurira impano zitandukanye mu bushobozi bwe ku buryo numvaga ari nkaho twamaze kubana. Namufataga nk'umugabo wanjye. Mu mwaka wa 3 turi mu rukundo nibwo yatangiye kumbwira ko afite amafaranga yo kubaka akazu gato akazasagura gukoresha ubukwe. Namubajije inzu ashaka kubaka uko imeze, numva ari nto cyane. Ndamubwira nti n'ubundi twaguze ikibanza dufatanyije, inzu ntiyatunanira, kandi dufatanyije twakubaka iyo twifuza, nayo kuzakoresha ubukwe bwiza akazaboneka. Ikindi ntuhangayike, twese dufite ibyo dukora nubwo biduhemba make. Uri umuveterineri, ndi umutayeri, ariko iyo duhuje imbaraga tumera nka meya. Uko niko namubwiraga, kandi byabaga bisobanuye ko nemeye kumuha amafaranga yose ninjizaga kugira ngo twubake. Yatangiye gutondesha amabuye yo kubaka, agura amabati, abumbisha amatafari, amafaranga barashize.
nagiye kuri banki mbikuza amafaranga yanjye yose yarasigaye, yewe turajyana, nayamuhaye yose nta na rimwe nkuyemo. Guhera uwo munsi abafundi batangira kuyizamura. Rimwe na rimwe najyaga kubahagarikira akazi kanjye nkakajyamo ku mugoroba. Inzu yamaze kuzura neza dutangira gahunda yo kubaka ibikoni. Ibyo nabyo twabyubatse dufatanyije, byuzuye dutangira gukora finisage. Inzu twarayikinze, mbonye udufaranga ndatumuha atezamo irangi, ateza na karabasasi inyuma. Nahoraga ndota nabaye muri urwo rugo kuko hagereranyije n'iwacu ntaho bihuriye. Naravugaga nti ngiye gutangira ubuzima bw'ubusirimu, mba mu nzu nziza kandi mbana n'umugabo dukundana cyane. Nyuma yo kubaka mu mezi 6 ashize, ibiganiro byacu byose byaganishaga ku kubana. Twavuganaga uko gufata irembo bizagenda, amafaranga azatangamo inkwano n'ibindi byose nawuze. Nagiraga ngabimbaza ashaka ko dutegura ibintu bimeze neza, kumbe ibyo twaganiraga nibyo yifuzaga gukorana n'undi mukobwa. Yabaga ngisha inama ngo azabone uko akora ibintu bye. Vumire yaramwegereye aramubwira ati yo mbega ngo umusore arakubera Sekibi, ihangane Jose, ihangane rwose ndakumva. Ibintu byakubayeho nawe bitasaza, no kwemera ko byakubayeho biragoranye. Mbabarira nkubaze, mu by'ukuri ntabwo wigeze unatekereza ko wenda afite undi mukobwa akundana nawe ku ruhande? Ni gute byageze ku rwego rwo kubana n'uwo muntu wundi kandi bakoze ubukwe utabizi? Jose yaramubwiye ati ibyo nanjye nibyo byambabaje kurushaho, kandi nk'uko nabikubwiye yampaga umwanya uhagije. Igihe cyose nabaga mushaka, haba kuri telefone cyangwa imbona nkubone, naramubonaga. Ninjye wamuhaga isaha kandi nta na rimwe yigeze yica gahunda. Telefone ye nayikoreshaga nk'iyanjye, rimwe na rimwe nkayicyura nkayirarana nkanyimarana iminsi, ariko sinigeze mbonamo n'ifoto y'undi mukobwa cyangwa ubutumwa bw'urukundo. Naramwizeraga bidasanzwe, nanjye byarantunguye kubona ubutumire, ntarigeze mukekaho ibyo kunca inyuma na rimwe. Vumire yikije umutima arongera aramubaza ati uwo mukobwa se uzahaturuka, waba umuzi se? Jose ati simuzi, ni ubwa mbere nari mubonye. Vumire yarumiwe aramubaza ati nuva hano mu bitaro uzakora iki ko wari wiyahuye bakakubuza? Jose yabitekerejeho umwanya munini atavuga. Mu kumusubiza aramubwira ati ikintu ngiye gukora nta kindi, ni ugushaka ahantu njya kuko sinifuza gusubira iwacu. Nsubiyeyo byatuma ntabasha kwikuramo ibyo muke yankoreye vuba. Wenda sinzabyikuramo, ariko ngiye kure nabasha kubyibagiza. Vumire yarazi ko agiye kumubwira ibyo kwihorera. Yumvise atabivuze amugirira icyizere, amubonamo umwana mwiza. Mu mutima aribwira ati nituva hano nzamusaba aze tubane, namara kwiyakira azataha. Nubwo ari we watumye umugabo wanjye apfa, nawe ntiyorohewe, sinamurenganya. Jose yatangiye kubiteramo urwenya ati ubwo uzi ukuntu muke ari umugome? Yanyandikiye ubutumwa ambwira ko hari umuntu nzaniye ubutumire ngo ndebe niba bumeze neza, ngo kandi ibyo ndabonamo ntibintungure, mbifata uko biri. Nagize amatsiko, umugabo w'umumotari ansanga aho nari ndi kudodera amubwo butumire. Nabusomye nk'inshuro 100 ntaremera ko ibyo ndi gusoma ari byo. Nkibusoma muke yaranyandikiye ati warakoze kumfasha gutegura ubuzima bwanjye bw'ahazaza, uri inshuti nziza, nubona umwanya uzambwire ngo uhuze na madamu. Noneho nabaye nk'umusazi, mbwira umumotari wari hafi aho musaba kunzana muri biriya bice. Ibindi nabikubwiye si ngombwa ko mbisubiramo, ariko niyahuye ntazi ibyo ndimo. Nuko telefone yanjye yaguye mu mazi, naho ubundi mba nyiguhaye kwisomera. Ku rundi ruhande Mucyo na Kelly bari mu munyenga w'urukundo. Kelly yaramubazaga ati none se Sheri, Jose ko atigeze agaragaza umujinya na rimwe, nta no kuza ngo arebe uko ubukwe bwabaye koko? Ubanza nawe ataragukundaga. Mucyo ati yaba atankunda ntitwari guhera ku kibanza dufatanya ngo twubakane n'inzu. Yarankundaga sinabihakana, ahubwo nzateranya amafaranga yose yampaye nyamusubize kuko naramuhemukiye pe. Ibyo ndabyemera, nuko urwo ngukunda rwanganje, naho ubundi niwe twakabaye turi kumwe. Kelly yarirakaje ati njye se ntabwo ngukunda, nabyumvise niwe wikundira, niba ari byo muhamagara ze mubane ureke kwicuza. Mucyo yahise amusoma ku itama aramubwira ati urankunda ndabizi kandi nanjye ndagukunda, wirakara rero kuko kuba ngukunda cyane nibyo byatumye nkurutisha Jose. Mucyo yatangiye gukundana na Jose ataramenyana na Kelly. Nka nyuma y'umwaka bakundana nibwo yaje kumumenya. Kubera ko yari veterineri avura amatungo, yajyaga ahantu hatandukanye. Umunsi umwe yagiye mu bindi bice ajyanywe no gusuzuma inka yaho yari yagize ikibazo. Ageze aho yaragiye asanga hariyo umukobwa witwaga Kelly wari uheretse gukora ibirori by'uko arangije kaminuza. Mu bigaragara inyuma Kelly yari mwiza kurusha Jose, kandi amurusha n'amashuri kuko we yararangije kaminuza, mu gihe Jose we yavuyemo atarangije na segonderi akigira mu mwuga wo kudoda. Mucyo yakiye nimero ya Kelly, mu gihe kitarambiranye batangira kujya bavugana kenshi. Mucyo yamusobanuriye ko afite umukunzi, ariko Kelly arababara aramubwira ati narinzi ko impamvu uvugisha ari uko wankunze, sinarinzi ko ugambiriye kumbabaza bigezaho. Mucyo yumvise bimutunguye kuko atiyumvishaga ukuntu umuntu urangije kaminuza yamukunda. Kumuhakanira byaramugoye, akomeza kumuvugisha nk'aho ari umukunzi we wundi.
Ibyo yakoranaga na Jose byose Kelly yabaga abizi ariko ntabigireho ikibazo. Mucyo yatangiye gutekereza ati Jose nta kazi afite, ubutayeri si akazi wavuga. Yatangiye kumugereranya na Kelly akavuga ati Kelly isaha ku isaha yabona akazi keza, isaha ku isaha yahabwa umwanya w'icyubahiro kandi nanjye dukundana nabizamukiraho. Amaze kugura ikibanza yarafatanyije na Jose. Mucyo yabwiye Kelly ko atazabana na Jose ariko ko atamureka uwo mwanya kuko yamuhaga amafaranga yo kubaka. Kelly ntiyarabyitayeho cyane ko nawe nta kazi yari afite icyo gihe. Icyo yifuzaga ni ukumva Mucyo amuha umwanya akamwemerera ko amukunda gusa. Kelly yari afite igihe yahamagariraga Mucyo ku buryo bitahuzaga n'igihe yavuganiraga na Jose. Iyo yasangaga ahuze yahitaga amenya ko ari kuvugana nawe agatuza akamutegereza. Mucyo byakomezaga kumutangaza akibaza ukuntu umukobwa mwiza nka Kelly yamukundaga bigezaho kandi akamurikira uburenganzira bwe. Kelly yaje kubona akazi keza cyane ko gukora muri banki, akabona inzu ya Mucyo yaruzuye nubwo amafaranga menshi yakoreshejwe mu kuyubaka yari aya Jose. Mucyo yabonye Kelly ahawe akazi keza kandi akomeje kumukunda, yumva bimushimishije ahita yanzura ko byanga bikunda agomba kubana nawe nubwo yumvaga atapfa guhemukira Jose uko yiboneye. Yafunze umwuka akurikira Kelly wari ufite akazi keza, ari mwiza cyane ku isura ugereranyije na Jose nubwo nawe yari mwiza bigaragara, ahita afatiraho apanga ubukwe Jose atazi bijya mbere. Mucyo yamusabye kwihutisha ubukwe kuko yatekerezaga ati tudasezeranye ngabo uwanjye yaza kundana n'abakozi ba banki bagenzi be, njye umuveterineri akanyanga, reka tubana ataratangira kubitekereza. Nuko babanye bihuse yemera kubabaza Jose wamukundaga n'umutima we wose. Akimara gukora ubukwe yumvaga afite amatsiko yo kumenya amakuru ya Jose ariko akabura uwo yabaza. Nka nyuma y'ibyumweru bitatu byabaye kuri Jose byari byarasakaye ahantu hose, mu gace Mucyo yari atuyemo abantu baramwanga, uretse ko bamwe bumvaga ari ibihuha ntibizere neza ko bafatanyije kugura ikibanza bakanubakana inzu. Bamwe baravugaga bati iyo umusore atangiye kubaka inzu noneho akubaka inzu nziza nk'iya Mucyo, abamwiruka inyuma baba benshi. Ni ibisanzwe ko iyo umusore wese akoze ubukwe abandi bakobwa bababara, baba bumva yabagira abagore bose se. Abandi bo bavuze ko ibintu yakoze ari bibi ko batazongera no kumusohoza. Abantu bari ku mpande ebyiri, bamwe bumva ko ibyabaye ari bisanzwe, ko umuntu wamukunda ariko ntumugire umugore ukishakira undi, ko Jose amubeshyera ko ibyo kumufasha kugura ikibanza no kubaka inzu ari ukumuharabika, abandi babyemera bakavuga ko ari umugome. Gusa ntibyamubuzaga kwikorera akazi ke k'ubuveterineri kuko nubwo bwose yari yarakoreye Jose ubugome bukabije bene ako kageni, yari umwe mu baveterineri b'abahanga. Jose yari yarakize yaravuye mu bitaro yaratahanye na Vumiliya. Vumiliya yagurishije imitungo yarafatanyije na Isaac yisubirira mu gace yavukagamo, ajyanayo na Jose bakodesha inzu bayibanamo. Hari kure cyane yo kwa Jose ku buryo nta muntu w'iwabo wari gupfa kumubona. Kwiyakira ku mpande zombi byari bigoranye, haba kuri Vumiliya wapfushije umugabo no kuri Jose wahemukiwe na Mucyo. Gusa bihatiraga gufashanya muri byose, bagatemberana, bakaririmbana, bakajyana gusenga, bagakora siporo n'ibindi byatumaga babasha kwibagiza agahinda kabo ho gato. Nka nyuma y'amezi 3 agahinda kabo bari baramenye kubana nako katakibabuza gukora ibintu bimwe na bimwe, batangira gutekereza icyo gukora. Jose yigishije Vumiliya kudoda imyenda, bimwigisha mu gihe cy'amezi 3 gusa, nawe agura imashini inzu babagamo bayihindura iyo gukoreramo. Jose yaramubwiye ati kubera ko twese twazinutswe kuzasubira mu rukundo nta kizatubuza gutera imbere. Mu butayeri habamo amafaranga menshi iyo umaze kugira abakiriya kandi nawe ugakorana umwete ndetse ugakora ibintu byiza. Nk'uko nabikubwiye, amafaranga yose nahaye Mucyo nta handi nayavanye atari mu butayeri. Wowe nukorana umwete kandi ugakora neza, ugakunda abakiriya bawe, nta kizakubuza gutera imbere. Vumiliya ati ikintu kimbabaza nuko Isaac yapfuye nta mwana dufitanye, ariko wenda ubwo wasanga harimo andi mahirwe. Mu buzima bwa Vumiliya bwose, iyo yahuraga n'ibyago yumvaga ko byagombaga kubaho, akabishakamo ikindi kintu cyiza avuga ati wasanga hari ikindi bisobanuye. Nubwo yagiraga agahinda, yashoboraga kubana nako ntikamuherane. Uko yitwaraga Jose yarabikundaga, bimufasha gukira vuba ibikomere yatewe na Mucyo. Nyuma y'umwaka urenga bari basigaye bigisha abandi kudoda, abantu bifuza kuba abatayeri bakabishyura amafaranga ku kwezi bakabigisha mu gihe runaka. Iminsi yakomeje kwicuma, batangira no gutekereza gushaka abandi bakunze kuko bari baramaze kwakira ko abambere byarangiye. Yaba Jose yari afite abahungu bamukundaga benshi, ariko kubera ihungabana yatewe na Mucyo no kumva ko abasore bose ari bamwe, akanga kugira n'umwe yemerera ko bagirana umubano. Vumiliya nawe byari uko, yari afite benshi bamwirukaga inyuma, ariko yatekereza kuri Isaac akumva gushaka undi mukunzi byaba ari ukumushinyagurira. Jose yajyaga gusura iwabo akagenda yihishe kugira ngo atagira umubona. Abantu b'iwabo mu rugo nibo gusa babaga bazi amakuru ye. Mucyo na Kelly nabo bakomeje gutera imbere, bubaka amazu hirya no hino, bagura amasambu menshi, yewe babyara n'umwana w'umukobwa. Abakozi ba banki Kelly yakoragamo n'abarimo bose bari barahawe imodoka zibatwara ku kazi. Ubuzima mu rugo rwabo bwari bwiza ku rwego Mucyo yabwifuzagaho. Mu rugo rwabo nta ntonganya zahabaga, babaga bameze nk'abari mu ijoro rito. Yumvaga kuba yaranze Jose ari umwanzuro mwiza yafashe, nubwo akantu ko kumva ko yahemutse kataburaga kuko yari afite umuryango wishimye yifuzwaga na benshi. Kelly nawe yari amwishimiye, yumvaga ari we mugore wahiriwe n'urushako mu isi yose.
Vumilia na Jose nabo bagize aho batangira gukundana n'abandi basore buri muntu ku ruhande rwe. Nyuma y'igihe batangiye gupanga gahunda z'ubukwe n'abakunzi babo, ariko Vumilia abwira Jose ati kubera ko utigeze ukora ubukwe mu buzima bwawe ngo mve uko bimera kandi abakunzi bacu bakaba ari inshuti magara, reka tubasabe ubukwe bwawe buzabe mbere hanyuma ubwanjye buzakurikireho. Jose yarabyemeye, we n'umukunzi we batangira gutegura ubukwe. Imihango yo gusaba no gukwa yagombaga kubera mu rugo rwo kwa Jose. Byatumye yo na Vumilia bajyana iwabo wa Jose kugira ngo babitegure neza. Jose yari yarahisemo ko urusengero rw'iwabo ari rwo bazasezeraniraho, mbese ibintu byose bikabera mu gace k'iwabo, dore ko umukunzi we yari imfubyi nta babyeyi agira bo kwereka ibirori, kugira ngo bitazabatwara amafaranga menshi y'amatike n'ibindi, hanyuma byarangira bakajya kubana iwabo w'umusore. Bateguye iminsi ibiri yo gukoraho ibyo birori byose, umunsi umwe ukaba wo gusaba no gukwa, undi munsi ukaba wo gusezerana mu mategeko no mu itorero. Ayo makuru yose Mucyo yarayamenye arayishimira, aravuga ati namuteye agahinda rwose, akwiriye kubona umuntu umuhoza amarira uko byagenda kose. Mu gitondo cyari giteganyijwemo imihango yo gusaba no gukwaho kwa Jose, nk'ibisanzwe Kelly yagombaga kujyana umwana we ku ishuri. Umwana we yari yaratangiye ishuri ry'incuke, azinduka kare cyane akamutegura nawe akitegura, hanyuma akamujyana ku ishuri akabona kujya mu kazi, na saa sita nabwo akajya kumucyura. Ishuri ry'umwana ntiryari kure y'aho yakoreraga, kuko nawe yabaga ari mu biruhuko bya saa sita kandi akaba atararyaga muri resitora nk'abandi. Yanyuraga ku mwana we akamucyura, akaza kugaruka mu kazi saa 8. Kuri uwo munsi akazi kamubanye kenshi ageza hafi saa 7. Umwana we yarakimutegereje kandi yagombaga kumucyura nk'ibisanzwe, ndetse saa 8 akagaruka mu kazi. Yamugezeho amushyira mu modoka, arebye ku isaha abona asigaranye iminota mike ngo akazi ka nyuma ya saa sita gatangire. Yatashye yihuta, ageze imbere mu ikona akatira indi modoka ngo ayinyureho, agongana n'igikamyo cyavaga imbere, imodoka irashwanyagurika, we n'umwana we bapfira rimwe. Mucyo yumvise amakuru y'ibyabaye kuri Kelly, amaze umwanya ari kuvugana na Jose. Muri ayo masaha Mucyo yahamagaye Jose ngo amusabe imbabazi, amwifuriza n'ubukwe bwiza. Jose nawe aramufata baraganira. Mu gihe Mucyo yaramaze gusaba imbabazi, Jose ataramubabarira, yabonye ubutumwa bugira buti banguka ngwino umugore wawe akoze impanuka. Mucyo yahise akupa ajya kureba umugore we n'umwana wasanga bamaze gupfa. Umugore yarutishije Jose yarapfuye ku munsi Jose yari ari gusabwa. Imirambo bayijyanye ku bitaro umwanya, ariko ntiyatindayo. Ku munsi ukurikiye aba ariho bapangaho gahunda zo gushyingura. Kuri uwo munsi kandi nibwo Jose yari gusezerana amategeko, akanasezerana mu itorero n'umusore yari yarihebeye. Ubukwe bwe bwabereye rimwe no gushyingura umugore n'umwana ba Mucyo, kandi Jose yari afite amakuru y'ibyabaye byose, ariko ntibyari guhagarika ubukwe bwe. Nyuma y'ubukwe Vumilia yabwiye Jose ati ubu se ibi tubyita igihano cy'Imana, tubyita ibyagombaga kuba, tubyita iki? Ndabizi Imana ntiyakora ikosa ryo guhana umuntu muri buriya buryo, ariko njye numva bitapfuye kwikora. Ni gute umuntu waguhemukiye akakwanga agashaka undi, apfusha umugore ku munsi umwe n'uwo wakoreyeho ubukwe? Jose yumvaga ababajwe n'urupfu rw'umugore n'umwana ba Mucyo, ariko akibaza impamvu byahuriranye n'ubukwe bwe. Yumvaga nanone yishimyemo avuga ati wenda nasogongere ku gahinda yanteje no kunyica mpagaze, ngarenzaho no gutuma undi muntu apfa azize agahinda nari mfite. Yabwiye Vumilia ati Vumilia, sinakwishimira ko Mucyo yapfushije abantu be, ariko ku rundi ruhande ndi kumva bindohoye umutima. Umbabarire kubigarura kandi utari uri kubitekerezaho. Ariko iyo Mucyo atanyanga ngo ujye kwiyahura muri uriya mugezi, ngo umugabo wawe zakaze kuntabara kubita umutwe ku ibuye yapfe, abakiriho kandi muba mwarabyaranye abana benshi. Mucyo yanteye agahinda kuri uriya munsi, atuma n'ubuzima bw'inzirakarengane buhagendera. Umugore n'umwana we nabo ni inzirakarengane, ntibari bakwiriye gupfa. Ariko agahinda kawe kose hamwe n'akanjye kose, Mucyo agiye kubyikorera wenyine. Afite agahinda ko gupfusha abantu babiri, bivuze ko agiye kumara igihe kinini afite irungu nk'iryo nagize anyanze, mbese nk'iryo wagize umugabo wawe wapfuye. Icyakora Imana izamworohereze, nta kindi namwifuriza. Nyuma y'igihe Vumilia yakoze ubukwe, Jose arabutaha kandi bakomeza kuba inshuti. Kugeza ubu Mucyo nta wundi mugore arashaka, kandi ubuzima bwe bwabaye bubi cyane nyuma yo gupfushiriza rimwe umugore n'umwana. Umutima we wanze kwibabarira, kuko ahora yishinja ko ari igihano yahawe cyo gupfusha umugore n'umwana ku munsi umwe n'uwo wayanze yakozeho ubukwe, kugira ngo nawe agire agahinda nk'ako Vumilia yagize apfushije umugabo we Isaac wari ugiye gutabara umukobwa yanze ari we Jose, kuko yari yiyahuye mu mazi. Kugeza ubu Mucyo nta wundi mugore arashaka, kandi ubuzima bwe bwabaye bubi cyane nyuma yo gupfushiriza rimwe umugore n'umwana. Umutima we wanze kwibabarira, kuko ahora yishinja ko ari igihano yahawe cyo gupfusha umugore we n'umwana we ku munsi umwe n'uwo Jose yanze yakozeho ubukwe. Niba ugeze ku musozo w'iyi nkuru wo gushimirwa, kandi tuzishimira kubana nawe no mu nkuru y'ubutaha. Niba utarakora subscribe, ushobora kuyikora nonaha kugira ngo inkuru itaha izakugeraho mu wa mbere.